So turimo turavuga ubugingo in abundance, turimo turavuga gukira icyaha, inyota yacyo igapfa burundu. Umugore wari umaze imyaka myinshi arwaye indwara yakoze ku nshundura za Kristo, iyo ndwara irakama. Niko iyo umuntu ahuye no kubaho kw'Imana muri Doxa fellowship, ndetse n'uyu mwanya turimo tuganira gutya, hari ukubaho kw'Imana kuri ku buzima bwacu. Ndahamya ko umuntu uzakurikira iki kiganiro azakira imbaraga z'ubuzima Imana yaduhaye muri ibihe twagize byo gusabana n'Imana. Nawe uri kugikurikirana kano kanya rwose, hari impartation y'Imana hano hantu muri bwakira. Amen. So ubuntu bw'Imana bukiza abari mu isi bwarabonetse. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryatubatuye itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko ibyo amategeko yananiwe gusohoza kubw'intege nke zayo, Imana yabisohoreje muri twe ubwo yatangaga umwana wayo ambaye ishusho y'umuntu, akaza akaduha umwuka w'Imana. Turi mu minsi ya Pentecote. Umwuka wera avuga iki? Yesu yaravuze ngo umwuka wera naza ngo azigisha abisi, ngo amenyeshe iby'ibyaha, azababwira ibyenda kubaho, ngo kandi azababwira n'ibyo Kristo atatubwiye. Kuko intumwa yabwiraga muri icyo gihe ntabwo zari ziri mu mwanya wo kwakira ibyo Kristo yari afite byose, ariko ibyo ngibyo intumwa zitamenye, bitarigeze byigishwa mu materaniro asanzwe, Imana yabitumenyesheje kubw'umwuka wayo. Imana ishimwe cyane. Uzi n'ikindi, uzi ko hari abantu batagira na fellowship n'Imana, badasenga, badasoma ijambo ry'Imana, abatunzwe no kuvuga ngo umunsi umwe agategura ituro akarishyira muri envelope, agatera imyenda, akagenda agashiramo ituro, akumva rya turo ryibashyizemo aho ngaho rihinda ibintu byose muri we. Imana izamurebesha amaso y'impuhwe, Imana izamuhindura, Imana izakora ibidasanzwe ku buzima bwe kubera rya turo gusa yatanze. Kandi Bibiliya iravuga ngo bazamenya ukuri kuba baturutse. Nta gihe na kimwe ituro ryawe rizigera risimbura ukuri, waba ari ryo rikubatura kuruta ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu abantu b'iki gihe, Bibiliya za kera zari zanditse ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Guys, none se wenda ubyumva rari ibintu uri guhumukaho. Niyo mpamvu ugomba kuza tukitabira Doxa. Hano ntabwo tuzakwigisha gusa ijambo ry'Imana cyangwa se abantu bazatwigisha gusa ijambo ry'Imana, ahubwo bazatwigisha n'uburyo dushobora gusabanira n'Imana mu ijambo ry'Imana. Amen. Hano ntabwo abantu bazagusengera, ntabwo uzabuje ngo tugusengere, tuzakwigisha uko usenga kugira ngo nawe ujye wisengera. Kuko njyewe sinshobora, nta wundi muhuza uzabaho w'abantu n'Imana atari Kristo. Njyewe Deni sinshobora kuza ngo nongere mbe umuhuza wawe n'Imana, ntibibaho. Ugomba kubanza guhishurirwa Kristo. Kristo niwe wenyine uzatubera umuhuza wacu n'Imana. Kandi mwibuke ko ijambo, ukuri cyangwa se the word, Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yohana, iravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Haleluya. Kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe. Ubu ngubu nta kindi kintu, yaba umuhanuzi, yaba intumwa, yaba ndi uwo ari we wese wambaye umuntu, nta kindi kintu kizatumenyesha Imana kitari ijambo ry'Imana. Nukuri. Turashaka gusenya ibyo bihome byose by'idini. Noneho uze umenye Imana. Muzi ko abantu bamaze imyaka myinshi mu rusengero ariko batazi Imana. Ifi ipfuye niyo ijyana na direction amazi agiyemo. Ariko ifi nzima ihitamo icyerekezo cyo kugenda. Ucuzinge nimba upfuye cyangwa se uri muzima. Sibyo, ni iki kintu cyatuma nawe ndikwibaza, ni iki kintu cyatuma imitima yacu cyangwa imitekerezo byacu bihinduka? Nukuzira ijambo ry'Imana. Waryuzura utarisomye, ntabwo ibitekerezo byawe byahinduka utarize. Rero aha muri Doxa fellowship tuzigiramo ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana apana uko abantu baryenterpreta bipfuye cyangwa bijyanye n'amarangamutima, ahubwo ukuri kw'ijambo ry'Imana niko kuzakubatura, niko kuzatuma utishushanya nabo. Amen. Kristo niyo cyitegererezo cyacu. Amen. Mwabibonye natwe turi urubyiruko, nimba ari ayo maraso excuse yose watanga
umuntu yayitanga ariko Kristo yaradupfiriye ngo natwe ikidukwiriye natwe tubikoze ntibyakunda byanakunda cyane n'imibiri yacu irafunkisiona cyane sibyo ariko kubwo kurealizinga igikorwa Kristo yadukoreye yaradupfiriye yatanze ubuzima bwiwe arapfa kugira ngo twebwe tubone ubugingo none se wowe niki wamwitura Shalom uyu munsi tubazana ikiganiro cyiza cyane cy'urubyiruko Doxa Youth Talk aho tuzajya tuganira ku matopiki meza cyane yafasha urubyiruko mu kwaguka mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buzima busanzwe ntabwo ugomba gucikwa ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na bene data ndetse nanjye Doxa rero uyu munsi nagira ngo mbaze Wilson kubera iki Doxa Youth Talk Doxa Youth Talk uyu ni umwanya mwiza twatekereje nk'urubyiruko kugira ngo tuganire hari ibintu byinshi byo kuganira urubyiruko rurimo ruraca mu bintu byinshi kandi generasiyo yose bifite challenge zayo bifite ibintu biyihiga bigiye bitandukanye akaba ariyo mpamvu ikintu cya mbere kidufasha kugira ngo tunyure mu buzima turi abatsinzi no kwegera Imana muri ibi biganiro rero tuzatuganira ni gute urubyiruko rwakwitwara mu bintu bitandukanye tunyuramo mu buzima bwite mu buzima bw'imibanire n'abandi mu buzima bwo gukizwa ndetse n'ibindi bitandukanye nk'urubyiruko rukijijwe rero turatekereza ko ari amahirwe meza y'umugisha dufite kugira ngo tuganire kuri topic abantu bakunda kwita controversial topic zikunda kugora abantu benshi ibibazo abantu benshi bafite bibaza ndatekereza ko n'abantu bazatugeraho wenda muri comment cyangwa mu bundi buryo bwari bwo bwose bushoboka bakatubwira bati muvuge no kuri iki kintu nacyo ni cyangombwa koze cyane murakoze cyane ndetse mwabonye ko turi no kumwe na mwene data Deni iyi Doxa Youth Talk ni iki umuntu yakwitega ko azakuramo ndetse n'ibandi bagitegura iki kiganiro gitegurwa na Youth Ministry yazana tempo Kimironko ku bufatanye na New Generation for Revival aho ni naho habiri mushobora kuzajya mubikura kuri YouTube channel ya Izana Tempo Kimironko cyangwa se kuri YouTube channel ya New Generation for Revival so rero ngira ngo iyi Doxa iranahura nanone n'amateraniro tugira buri wa gatandatu Izana Tempo Kimironko aho duteranira utahazi wareba izo nimero ziri muri description ukabaza koko abari ibihe byiza niho tuvomera niho tugirana ibihe bidasanzwe n'Imana mu gusenga ndetse mu kumva ijambo ry'Imana ndetse n'ibihe byiza byo kuramya no guhimbaza ni ahantu rero ntagurira buri muntu wese kurikira Doxa Youth Talk kutazajya ahabwa ushobora kuza kumva ibitekerezo dutanga amahishurirwa tuvuga aho ngaho niho tuba twavoma so don't miss guys ngira ngo nicyo ngicyo twaba duhereyeho ahubwo noneho tukaza kubyinjiramo tukinjira ibwina neza koko ibyo tuzajya tugenda twigira muri Doxa Youth Talk ndetse n'andi topic tugenda dukoraho atandukanye so Doris nagusubiza umwanya ni urakoze cyane Wilson ni yihe experience waduha wakuye nk'umuntu wagiye uba muri Doxa Youth Fellowship ndatekereza atari ubwa mbere igiye kuba so ni nk'umuntu utarazamo ni yihe experience wakuyemo niki byubatse mu buzima bwawe ku buryo washishikariza n'undi rubyiruko kuzaza kimwe mu bintu ngira ngo nabwira umuntu utaraba muri Doxa Youth Fellowship ko tumaze gukora nyinshi ariko wenda reka mvuge kuri ebyiri hari imwe twigeze gukora mu rurimi rw'icyongereza kubera ko tugira abantu benshi bakurikira amateraniro yacu ariko batavuga ikinyarwanda gusa yari igamije kugira ngo itange message y'ijambo ry'Imana ariko cyane cyane ireba audience ivuga icyongereza no kuvuga dushobora gukora mu rurimi rutari rumwe ikindi cya kabiri ni ibihe byiza ikintu cya mbere nkuko Deni yabikomojeho ni ibihe byiza byo kuramya Imana ni ibihe byiza byo guhimbaza Imana aba ari ibihe byo kwirekura nk'urubyiruko niba dusimbuka tugasimbukira Imana niba dupfukama tugapfukama tukaramya Imana tugira ijambo ry'imbaraga ijambo ryo kwizera niko kwaremye ibintu byose niko kwaremye isi n'ijuru ndetse Bibiliya iravuga ngo nicyatumye abakera bemerwa nuko bari bagufite ni ibihe rero twigishwa tukiga uburyo twatanga imibiri yacu kugira ngo ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ni ahantu twigira impamvu twaremwe Abefeso igice cya 2 n'umurongo wa 10
Bibiliya iravuga ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ibyo ngibyo nibyo tuganiraho, tukiga ijambo ry'Imana, tugacukumbura, tukigira hamwe, abantu bakagira umwanya wo kubaza. Ndetse no muri ibi biganiro turimo tuganira Doxa Youth Talk, tuzajya tugira topics ziri extended zivuye ku materaniro Doxa Youth Fellowship, aho tuzajya noneho tugira umwanya uhagije wo gucukumbura, tugasubiza ibyo twabajijwe, ndetse tukanaproposa n'izindi topics nshyashya dushobora kwigaho mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ariko tukanazivugaho mu buryo bw'ibiganiro. So ni umwanya mwiza, navuga ngo ni innovation y'urubyiruko, ni ibihe bidasanzwe umuntu wese w'urubyiruko w'umukristo akwiye gutumiramo mwene se yifuza ko hari ahantu yava n'ahantu yagera mu kumenya Imana, mu kwaguka, mu gusobanukirwa, mu gukura mu ijambo ry'Imana. Ariko reka mbibutsa aho bitangirira, wenda ntaratanga umwanya. Bitangirira ku kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ubu byutse ubwo ari bwo bwose ahantu butangirira ko umuntu yizera, akizeza umutima, akatuza akanwa ko Imana yazuye Kristo mu bapfuye, uwo muntu arakizwa. Hanyuma iyo amaze gukizwa bigenda bite rero? Bibiliya iravuga ngo umuntu niyinjira muri Kristo ngo azinjira mu rwuri ngo kandi azasohoka. Iyo asohotse ajya hehe? Bibiliya iratubwira ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Matayo 6:33 nibwo ibindi byose tuzabyongererwa. Ahangaha niho umuntu yinjira mu rwuri ari rwo Kristo, ariko akagenda akomeza kunywa kuri ya masoko y'ubugingo, ahahembuka, ahakura, aho yubakika, akagira imbaraga zo gusohoza ubushake bw'Imana nk'uko Imana yabugambiriye ku buzima bwe. Urakoze cyane. Ndibaza bizaba biryoshye, bizaba ndumva umuntu arunguka, araguka, kuko ntago twahamagariye gukizwa gusa, ahubwo tugomba no gukura kugira ngo tunazane abandi kuri Kristo. So ni iki gihatuma umuntu areka gahunda ze zose? Kuwa gatandatu haba hari amakwe, haba hari ibindi bintu byinshi. Ni iki cyatuma zireka akaza muri Doxa Youth Fellowship? Kuko amateraniro n'aba ni menshi, ariko umwihariko wa Doxa Youth Fellowship ni uwo. Icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane Dorise umbajije. Ni ibihe byiza bidasanzwe nk'uko Wilson amaze kubituciramo mu ncamake, ariko ni n'ibihe nanone urubyiruko ruhura rukaganira, tugasangizanya ubuhamya. Umuntu ashobora kuba abayeho mu buzima, tuvuge wenda yarabaswe n'ibiyobyabwenge, tuvuge wenda yarabaswe no kwikinisha, tuvuge wenda yarabaswe. Iyo aza yatendinga amateraniro, aza gusenga, agira ngo icyo kibazo si ugifite wenyine. Hari abantu bazi ko muri church utabaho ngo umare umwaka utararyamana n'umukobwa cyangwa se utararya umwana. Hari abantu babaho bazi yuko nubwo wakizwa gute uri umusore ukiri ingaragu bidashoboka kubaho utikinisha n'ibindi bintu byinshi cyane. Ariko iki ni igihe dusasa inzobe mugani w'Abanyarwanda, urubyiruko rukaza rugasharinga ubuhamya bwabwo, kandi ubuhamya bushobora kugufasha. Ndetse hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye yuko n'ibisigaye byose azabikora. No kuvuga iyo umuntu yumvishe ubuhamya bw'ibintu Imana iri gukora mu buzima bw'undi, aravuga ati wow, nanjye uzi ko bya bintu bishoboka. Buriya reka nkubwire Dori, uzi ko buriya ibintu byose bitangirira muri birashoboka. Utarumva ko ikintu gishoboka, nicyo kintu Satani iyo aje ashaka kwiba ubuzima bw'umuntu. Mabizi ijambo ry'Imana ritubwira neza muri Yohana 10:10 ngo umujura ntazumwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Satani rero kuko ari umuriganya, ikintu cya mbere ariganya umuntu ni ukumubwira ngo ibi bintu ntibishoboka, ubu buzima ubamo ntibwahinduka, uru rwego wewe ntiwarugeraho. Ariko iyo turi kumva imirimo Uwiteka ari gukora, abantu bari gusangizanya ubuhamya, bikubera ubutumwa bw'inkomezi, bukakubera akabando kakushoboresha gusunika iminsi, ukavuga ngo ubw'Imana yabikoreye Wilson, ubw'Imana yabikoreye Doris, ubw'Imana yabikoreye Deni, ubw'Imana yabikoreye undi muntu uwo ari we wese, nanjye birashoboka ko yabikora. Rero sinumva ngo ubuse wakwicara mu rugo kweri ukaryama ukajya kuri seri bikarangira. Hari ahantu hari ibihe byiza nk'ibyo ngibyo, hari ahantu hari ibihe ushobora kuza uri umushomeri, tugasenga, twasenga Imana igahindura amateka ukabona akazi. Hari ahantu ushobora kuza urwaye indwara runaka, tugasenga, kuko ubuntu bw'Imana buba buri mu materaniro
bubasha gutanga gukira indwara bubasha guhindura abantu baboshwe n'ibyaha bitandukanye babohewe mu buzima butandukanye bibasha gufata umuntu uri mu butware bw'umwijima bwa satani bikamuzana mu butware bw'umucyo icyo ngicyo sari ikintu cyabiruta nta na kimwe rero sinumva rero impamvu wewe wakwicara nimba ufite icyo Imana yagushizemo kubera icyumva ko wakihererana wakigumana mu nzu gwino uzagisharinga abandi muri Doxa Youth Fellowship kandi nimba cyangwa se muri Doxa Youth Talk hari ibihe byiza Imana iri ni platform ni ibihe byiza Imana itanze ngaho nawe ibaze bakubwiye kano kanya ngo hari ahantu Imana yasuye niyo yaba yasuye muri Tanzania wakwishyura itike ukajyayo none hano hantu ndababwiza ukuri I'm very confident 100% ko ubuntu bw'Imana buzaba buri hano hantu presence y'Imana izaba iri hano hantu ku buryo uko uzaba waje kose utazasubirayo uko waje amen reka nongereho akandi kantu Bibiliya iravuga ngo ubuntu bw'Imana bukiza abari mu isi bwarabonetse hari abantu batazi ko imbaraga zikiza zihari ariko Tito igice cya 11 2:11 ubuntu bw'Imana bukiza abari mu isi bwarabonetse uko gukira ni gukira kuri holistic nkuko Daniel bivuze muri Yohana 10:10 biravuga ngo umwanzi ntazanwa n'ikindi keretse kwica kwiba no kurimbura ariko Kristo yongeye irindi jambo aravuga ngo ariko njyeweho naraje kugira ngo zibone ubugingo so turimo turavuga ubugingo in abundance turimo turavuga gukira icyaha inyota yakiga igapfa burundu umugore wari umaze imyaka myinshi arwaye indwara yakoze ku nshundura za Kristo iyo ndwara irakama niko iyo umuntu ahuye no kubaho kw'Imana muri Doxa Youth Fellowship ndetse n'uyu mwanya turimo tuganira gutya hari ukubaho kw'Imana kuri ku buzima bwacu ndahamya ko umuntu uzakurikira iki kiganiro azakira imbaraga z'ubuzima Imana yaduhaye muri ibihe twagize byo gusabana n'Imana nawe uri kugikurikirana kano kanya rwose hari impartation y'Imana hano hantu muri bwakira amen so ubuntu bw'Imana bukiza abari mu isi bwarabonetse itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryatubatuye itegeko ry'ibyaha n'urupfu kuko ibyo amategeko yananiwe gusohoza kubw'intege nke zayo Imana yabisohoreje muri twe ubwo yatangaga umwana wayo ambaye ishusho y'umuntu akaza akaduha umwuka w'Imana turi mu minsi ya Pentecote umwuka wera avuga iki Yesu yaravuze ngo umwuka wera naza ngo azigisha abisi ngo amenyeshe iby'ibyaha azababwira ibyenda kubaho ngo kandi azababwira n'ibyo Kristo atatubwiye kuko intumwa yabwiraga muri icyo gihe ntabwo zari ziri mu mwanya wo kwakira ibyo Kristo yari afite byose ariko ibyo ngibyo intumwa zitamenye bitarigeze byigishwa mu materaniro asanzwe Imana yabitumenyesheje kubw'umwuka wayo Imana ishimwe cyane reka ahubwo se ko mbona dore se kuza kino kiganiro byaza kumusaba imbaraga z'umwuka nyinshi reka mbabwire akandi kantu tumaze igihe twarabohewe mu kintu cy'idini umuntu akabona araje akamara imyaka 5 mu itorero turabizi abantu bakuriye mu matorero akamara imyaka 5 mu itorero ariko akiri wawo so muri Doxa Youth Fellowship turi kumenagura ibihome byose by'umwuka w'idini rero turaza hano twiga ijambo ry'Imana atari kuvuga ngo kubera iki bino bintu turi gusoma byabagaho mu myaka 2000 ishize ahari muri iki gihe ntibyaba byarabaye expired ninde wabikubwiye ko byabaye expired si ibyo Deni Bibiliya iravuga ngo Yesu ko yararejo uyu munsi niko ari ndetse niko azahora ntabwo yahindutse Imana yakizaga abarwayi Imana yazuraga abapfu Imana yabaturaga abanyabyaha na n'uyu munsi iracyahari iracyakora kandi bisamagambo nuzu uzabona gukora kw'Imana ku yindi dimension utigeze ubibona kubera ko abantu bafashe ibintu by'Imana babihindura akamenyero uraza mu nzu y'Imana babihindura mbese ibintu by'imihango biri aho ngaho no twebwe ntabwo turi ababudisite nibo bagira imihango ntabwo turi abayisilamu nibo bagira imihango twebwe tuvuga ibintu biri riyo the Holy Spirit umwuka wera Imana data ituye muri twebwe niyo mpamvu yavuze ngo ni Emmanuel Imana iri kumwe natwe ni ukuvuga right now mu materaniro izajya ibihari rero ntuzaza
ngo ubure imana ntabwo uzaza ngo ubure imana, ntabwo uzaza ngo ubure imana waje muri Doxa Youth Fellowship ntabwo uzaza ngo uhaburire imana. Nimba ukeneye imana, nimba unyotewe imana, nimba hari ibikuruhije, nimba hari ibikunanije, nimba hari ijambo ntibishoboka, hano muri Doxa Youth Fellowship muri dictionary yacu nta jambo ntibishoboka, ntuzaryumva. Bibiliya ivuga ngo ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka, ariko n'abana b'abantu bambaye imibiri y'inyama n'amaraso. Twebwe we are not the humans, we are superhumans, we are the superhumans. Ni ukuvuga ngo ni abantu bari mu mwuka w'Imana. Nibyo Pawulo avugaga abantu ntibabisobanukirwe. Nibyo Pawulo avuze ngo si njyewe uriho ngo ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Deni wa kera yarapfuye, baramushyinguye, abambanwa na kamere n'irari n'iruba ryayo. Abo ni Abagalatiya 5:22. Udeni uriho uyu munsi ni Kristo uriho muri deni. Amen. Haleluya. Niyo mpamvu rero wasibasa ahubwo Doxa gute? Ntabwo bishoboka. Keretse ubu ufite ikibazo gikomeye tuzanagusengera, ariko turashaka gusenya ibyo bihome byose by'idini. Noneho uze umenye Imana. Muzi ko abantu bamaze imyaka myinshi mu rusengero ariko batazi Imana. Ntabwo bazi Imana. Urumva umuntu akakubwira ngo hari nigeze kuzamuka Kanyarira ngiye gusenga yo ga mbere, nari on fire kabisa, ndavuga ati ngomba kujya Kanyarira nkajya yo gusenga. Ndi kuzamuka umusozi ngerayo, urumva navuye hano ntazi Kanyarira, ngera Nyabugogo, baza bari abantu bakata amatike, gusa nari nzi ko ari mu bice bya za Muhanga. Ndababaza nti se ngiye Kanyarira ndakatisha itike yahe? Arayimbwira, araje kuyimbwira, ndateze ndagenda. Ngera ahantu noneho bisi zihagarara, ugafata moto, noneho bahurira n'umupasiteri, bahurira n'umuntu wamugaye, so bajyanye gusenga. So noneho pasiteri arambwira ati noneho rero nta n'impamvu kuko utahazi, reka tugendere kuri moto imwe turi babiri, uwo ngo wagendera ku yindi. Tunagezeyo wenda sibyo ngiye kuvugaho cyane, ariko pasiteri aravuga ati ishyura, abari njye nishyura ntitwayagabaniramo hagati, ariko turagenda. Ibyo sinari nitekereje kubera inzara n'inyota nari mfite, mvuga nti ngiye gushaka Imana. Mu by'ukuri hari ibintu umuntu aba arimo akumva anyotewe Imana. Nari navuze ati imisozi yose ibaho nzayigeraho. Nagiye ibyumba ku mazi, nagiye ahantu ibyumba, ahandi hantu hejuru bakorera amasengesho y'iminsi 3. Umudamu atwereka icyo cyumba cy'amasengesho, atwereka ahantu cyasadutse, aravuga ati aha ngaha hari abantu bigize uko uruzurizwa imbaraga z'umwuka harasaduka, ariko inzu imaze imyaka myinshi ntirasenyuka. So ndashaka kubabwira ikirere turi kuzamuka, wa mupasiteri atangiye kuganira na wa muntu hari umugabo yamubwira ati iwanyu hari ikirere kigoye, iwanyu hari ama esprit satanique, ati cya gihe naje narayumvaga, yanabivugaga kabisa, ubona ari connect, narabyumvaga rwose. Ariko noneho rero umva ikintu nshaka kukubwira mwene data, ndashaka kukubwira ko hano hantu tuzahava wakize, atariko niwongera gusubira mu byaha ngo ako kaguru kawe ngo nurebe ko kahengamye ngo kazihindukiza, ngo ujye ugenda abantu bagira ngo uri kuza imbere ngo kandi uri kugenda inyuma. Ni ukuvuga ngo amubwira icyo kintu, mpita nibuka ijambo ry'Imana babajije Yesu, baramubaza ngo ese uyu muntu ko ari impumyi niyo wakoze ibyaha cyangwa se ni mu muryango wiwe? Ni gute byagenze kugira ngo bimenye? Yesu arababwira ngo siwe kandi si n'ababyeyi be, ngo ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Actually utararenga aho ngaho, uwo niwo mutima wa Doxa. Ijambo Yesu yakoresheje avuga ngo imirimo y'Imana cyangwa se the glory of God, ni ijambo ryitwa Doxa. Ijambo Doxa ni ijambo rivuga glory cyangwa se uburemere. Ni ukuvuga imbaraga z'Imana zigaragarira mu bunini bw'ibintu Imana ishobora gukora. Imana iyo ukuyibonye, iyo urwaye ukayibona, Imana ikwiyereka ku rugero rw'ububabare wari ufite ugakira. Reka mbabwire rero ibintu Imana ishobora gukora. Ishobora gukora ibiruta cyane, ibiruta ibyo twatekereza, n'ibyo twasaba, n'ibyo twasengera. Nkuko imbaraga zayo zikorera muri twe zingana,
umuntu ushaka kugwiza imbaraga z'Imana ntabwo akeneye kujya akanyarira. Deni wenda araza kudukomereza tubwire uko story yarangiye. Ahubwo wari uyinciyemo kandi abantu bashaka komeza. Ahantu nashaka kuvuga ntabwo ikibazo si umupasiteri afite ikibazo ahubwo kuko umupasiteri we ariho umwuka wo kumanipulatinga uwo muntu ariko uwo muntu icyambabaje ni ukuntu yavuze ngo nibyo pasita ni ukuri kandi nanjye rwose nizera ntabwo nzongera gukora icyaha ndavuga turamubeshye wowe ufite imbaraga zo kuba mu buzima udakora ibyaha who are you wowe ntibishoboka ndangije ngiye kureba ariko ngeze imbere mbona pasita yakuyemo ibigori 3 arabimpa tuvuga ati njye naje gusenga kumbe bagiye gukora amasengesho ya seke yabwira amasengesho ya seke ngo kandi ntibazi igihe bazavirayo ariko ukumva umuntu wenda muresheje ibigori iryo joro arangije amaze umunsi umwe iminsi 2 iminsi 3 atarya mwumve ukuntu ubwo bubabare umuntu ahura nabwo bwo kwicwa n'inzara kandi ashya ntacyo yarura kubera gusa ubujiji muri ubujiji burahenda ubujiji burahenda niyo mpamvu Doxa Youth Fellowship ni amahirwe ugize yo kugira ngo uzaze ujijuke yego wumve ijambo ry'Imana mu mwuzuro waryo noneho umuntu rero barazamuka urumva bamaze iyo minsi yose umuntu yicwa n'inzara n'iki kandi ndabizi neza amvurashwa ko uwo muntu atashye atanakize kubera iki kubera ko bari barimo kumumanipira so rero iyo utazi ijambo ry'Imana nkuko birivuga ngo ubwoko bwanjye burapfuye buzize kutamenya niyo mpamvu hano tuzaganira ijambo ry'Imana ujye utaka bisi ibivumvuri bw'ubujiji biri kuguruka umva Deni reka complimenting reka dukoreshe Bibiliya wenda abantu batagira ngo turimo turanavuga amagambo yacu Bibiliya muri Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa 12 haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye kwizera yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ndagira ngo abantu bamakinge ntago ari ukwitwa mu kuba yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana kandi Bibiliya ivuga ngo wabyawe n'Imana anesha isi mwumva 13 baravuga ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana muvandimwe ndagira ngo nkubwire ko idini nicyo Deni ngira ngo yatangiriyeho anaduhanura urugero idini ryica abantu iyo ukurikiye imihango y'idini utazi uwatangiye ubukristo Yesu yabwiye Petero aramubwira ngo nawe uri Kefasi cyangwa se nawe uri Petero ngo kuri urwo rutare mwibuke urwo rutare Yesu yavugaga niwe wivugaga kuko biravuga ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka ariko uzi n'ikindi uzi ko hari abantu batagira na fellowship n'Imana badasenga badasoma ijambo ry'Imana abatunzwe no kuvuga ngo umunsi umwe agategura ituro akarishyira muri envelope agatera imyenda akagenda agashiramo ituro akumva rya turo ryibashyizemo aho ngaho rihinda ibintu byose muri we Imana izamurebesha amaso y'impuhwe Imana izamuhindura Imana izakora ibidasanzwe ku buzima bwe kubera rya turo gusa yatanze kandi Bibiliya iravuga ngo bazamenya ukuri kuba batu nta gihe na kimwe ituro ryawe rizigera risimbura ukuri waba ari ryo rikubatura ukuri kw'ijambo ry'Imana niyo mpamvu abantu b'iki gihe Bibiliya za kera zari zanditse ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana guys none se wenda ubyumva rari ibintu uri guhumukaho niyo mpamvu ugomba kuza tukitabira Doxa hano ntabwo tuzakwigisha gusa ijambo ry'Imana cyangwa se abantu bazatwigisha gusa ijambo ry'Imana ahubwo bazatwigisha n'uburyo dushobora gusabanira n'Imana mu ijambo ry'Imana amen hano ntabwo abantu bazagusengera ntabwo uzabuje ngo tugusengere tuzakwigisha uko usenga kugira ngo nawe ujye wisengera kuko njyewe sinshobora nta wundi muhuza uzabaho w'abantu n'Imana atari Kristo njyewe Deni sinshobora kuza ngo nongere mbe umuhuza wawe n'Imana ntibibaho ugomba kubanza guhishurirwa Kristo
niwe wenyine uzatubera umuhuza wacu n'Imana. Amen. Kandi mwibuke ko ijambo ukuri cyangwa se the word Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yohana iravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Haleluya. Amen. Kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Kandi uwo jambo yari Imana. Mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe. Ubu ngubu nta kindi kintu yaba umuhanuzi yaba umuntu yaba intumwa yaba ndi uwo ari we wese wambaye umuntu nta kindi kintu kizatumenyesha Imana kitari ijambo ry'Imana. Ni ukuri. Uko ni ukuri kuzuye. Umva reka tubwire abantu kandi tubabwize ukuri pe. Uyu ni umwanya turimo tuganira nk'urubyiruko, ariko urubyiruko rwuzuye umwuka wera wa Pentecote turabihamya mu mitima yacu. Ntabwo ari ikindi kintu. Turabizi neza ko umwuka w'Imana aba muri twe kuko twamuhaye umwanya kandi twamwizeye. Kimwe mu bintu abantu batazi, intumwa za Yesu zaramubwiye, ndagira ngo ngaruke ku cyo Deni yaravuze cyo gusenga. Intumwa za Yesu zaramubwiye ziramubwira ngo twigishe gusenga. Bari barabonye ubuzima bwe. Bibiliya iravuga ngo mu gitondo kare, ndetse abasobanura Bibiliya bavuga ko ari 9 z'ijoro, Yesu yarabyukaga akajya gusenga. Yaza agahura n'ikirema akakibwira ngo haguruka, kigahaguruka. Agahura n'abantu bikoreye ingobyi bagiye gushyingura. Agahura n'umukobwa akamubwira atari sakuma, nta turo nta kindi, ahubwo abantu barazaga bagasenya ibyubatse. Hari abantu bigeze kuza basanga hari abantu benshi bateraniye mu rusengero, Kristo arimo gukora umurimo, arimo kubwiriza, babuze aho banyuze umurwayi, barurira baca hejuru, basambura inzu, bareba aho Kristo yari ari, bamanura ingobyi bayimushyira imbere. Yesu ngo abonye kwizera k'uwo muntu aravuga ngo ikorera uburiri bwawe utahe, kubera kwizera kwawe kuragukijije. Kimwe rero mu bintu nshaka kuvugaho cyane muri Doxa Youth Fellowship, tugira umwanya uhagije wo gusenga. Sinzi uko nabisobanura mu magambo abantu bashobora kubyumvamo, ariko niba utagirana nibura isaha imwe yo gusabana n'Imana mu gusenga, mu ijambo ryayo, mu kuyiramya uri wenyine. Ntabwo ndimo mvuga hano ni muri Zion Temple Kimironko, ntabwo ndimo mvuga Azafu yatuyoboye cyangwa abandi batuyoboye. Ndimo ndavuga igihe wifungirana mu cyumba cyawe ukavuga ngo ngiye gusenga. Iyo utazi ubwo buzima ntabwo ushobora kumenya aho imbaraga z'umwuka zituruka. Abantu bakwiye gusobanukirwa rero ko aya materaniro ya Doxa Youth Fellowship, umuntu ashobora kumva mvuga ngo gusenga isaha, nkavuga ati ngewe ntabwo nshobora no gusenga iminota 15. Ndatangira nkavuga ngo Mwami Yesu ndagushimye, ndaguhimbaje, wandinze, wagendanye nanjye, wampaye ibyo kurya, ushimwe kandi uhimbazwe, akarangiriza aho ngaho. Ariko hari ukundi gusenga my dear, hari ukundi gusenga. Deni yavuze ngo kujya ibwina, hari ukundi gusenga ko kujya deep, and the deeper calls for the deeper. Uziko niyo ugiye in deep hari igihe ataba ari wowe ugisenga, ahubwo kubera kuzuye imbaraga z'umwuka, umwuka asengera muri wewe. Abaroma igice cya 8 Bibiliya bivuga, iravuga ngo umwuka ngo atwingingira iminwa itavugwa, ngo niwe udutakira imbere y'Imana avuga ngo Abba Data. Uko niko gusenga, aho tugera igihe ntidukomeze gusenga ari twebwe, ahubwo umwuka w'Imana akajya imbere ya Data, kuko umwuka w'Imana azi ibiri ku mutima wa Data, azi ibyo natwe dukeneye, ashobora kudusabira nk'uko Data ashaka. Kandi iyo dusabye nk'uko ubushake bw'Imana buri, twizera ko tuhawe ibyo twasaba. Akantu kanyuma mbere yuko dusubiza moderator umwanya, Wilson yavuze ikintu cyiza, aravuga ngo tuzagira ibihe byo kwiga ijambo ryo kwizera. Amen. Hallelujah. Amen. Nukuvuga ngo yaba ari ubutumwa bwiza, yaba ari agakiza, byubakiye ku kintu gikomeye cyitwa faith. Yego. Rero nubwo nababwiye ngo tuzakubita hasi ibihome by'idini, tuzakubita hasi n'ibihome by'ubwoba. Nibyo. Buriya hari ijambo nasomye mu gitabo cya Yohana rimbwira neza ngo umuntu ufite urukundo ngo ntibishoboka ko yagira ubwoba. Ngo kuko ngo iyo ugize ubwoba ni ukuvuga ngo bwa bwoba bumunga, ni nkako nabiparaphrase, bumunga urukundo, ngo kuko ufite urukundo ngo ashiruka ubwoba. Mu rukundo ntihaba mu ubwoba. Ibuka reka dutanga urugero ruri muri Bibiliya kandi abantu benshi ngira ngo bazi. Ibuka Petero yabonye Yesu agendera hejuru y'amazi. Petero abwira Yesu, aramubwira ati niba koko ari wowe, tegeka nanjye ngendere hejuru y'amazi. Petero ava mu bwato tangira kugendera hejuru y'amazi.
ariko kubera umwuka w'ubwoba ko biravuga mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere havuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ngo nibyo bitumenyesha ko ibyo twiringira ari iby'ukuri, udashidikanya ko bitazaba. nahoze nkora Bible study kuri rya jambo kuki Yesu yabwiye intumwa ze. Yesu yajyanye n'intumwa mu bwato, arangije ajya munsi arasinzira, arangije gusinzira ngo yerekeye ibyerekeza, ngo arangije gusinzira ngo intumwa ziramubwira ati mwigisha ntubabajwe nuko tugiye gupfa. Yesu ngo arababara cyane, arangije ngo acyaha umuyaga uratuza, arangije arababwira ngo muzageza he. Mbese yababwira asa nk'ubabaye, yababwira ati mwaba afite kwizera guke, like nako ngako nubyibaza kuki Yesu yababwiye ngo mwaba afite kwizera guke. Nuko ese iyo miraba nimba yariteye ubwoba bakagira ubwoba, ahubwo bahise bagira ubwoba, baravuga ngo uyu muntu ategeka n'umuyaga ukamwumvira. Yaravuze ngo nimba ibibazo bihari kuki umuntu atagira ubwoba. Yego, bari kubona umuyaga uri gukubita ubwato, bari kubona ko ubwato bugiye kurohama, kandi wibuke ko bariya bantu bari abarobyi. Yego, bari bazi umuyaga, inyanja bari bayizobereye, bari bazi umuyaga utabasiga, bari ari bazima kuko barawubonye, babona ko ukuntu waje urabica, bari babisobanukiwe neza. None se kuki Yesu ababwiye ngo ni nkaho nabo bari kumubwira ati ariko se wowe ntabwo urashaka kudupinga, twebwe abantu dukora ubuzima bwacu ni mu mazi, nimba tukubwiye ngo turapfuye ni ukuri ko dupfuye. Ariko nsanga ruguru yaho usomye muri Mariko hari ahantu Yesu yari yababwiye ngo twambuke tujye hakurya. Niyo rero navuze ngo kumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Nimba Yesu akubwiye ngo twambuke tujye hakurya, muragerayo, kuki uvuze ko dupfuye? nta nubwo bamubwiye ati mwigisha ko watubwiye ngo tuzambuka tujye hakurya, none ko inyanja igaragaza tubona nk'aho bikaze, ese bino bintu turabasha kubirokoka dute? Bigaragara ko ubwoba bagize batanibukaga n'ibyo Yesu babwiye ko bari bugere hakurya, twambuke turi bugere hakurya, kandi bari kumwe na Yesu, bari bamuzi neza. Yego, so rero ni ibyo ngibyo. Hari n'ibindi bintu byinshi abantu babaho bimeze nk'ibyo ngibyo. Uzasanga abantu bakubwira ngo abantu benshi bajya mu biyobyabwenge kubera depression, ukagira ngo abantu bari mu biyobyabwenge nibo bapfusha gusa, ukagira ngo abantu bari mu biyobyabwenge nibo babashomeri gusa, ukagira ngo umuntu ashobora kubaho ahura n'ibibazo uhura nabyo kandi ntabikore. Uyu Doris murabona hari icyo aba ese umukobwa mwiza, ariko Doris asubiye abakivuga ngo ubukene bw'amafaranga ujye gusirenga kuri Snapchat, kuri TikTok, wirirwa wambaye ubusa ucuruza umubiri wawe ngo kuko ngo ubuzima ngo bwaragoranye. None se bukugoye wenyine? Niwe wenyine uri mu isi, niwe wenyine wahuye n'ibibazo. Hari abahuye n'ibibazo biruta ibyawe ariko bagihagaze. Ibi ngibi turi kuvuga niyo mpamvu ugomba kuza muri Doxa Youth Fellowship. Izi mbaraga rero zituma uhagarara muri ibi bihe nk'ibi ngibi. Urabizi aho ngo abantu b'abaeconomiste bari gukora amastatistike bakavuga ngo dore covid yaraje izambye ibintu, none n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya yaje ivanze ibintu, rero bavuga n'intambara ya M23, bavuga intambara nyinshi nibaranze bavuga ngo hagiye gutera ubukene sasa n'abakristo batangire gupanika. No, Yesu yaravuze ngo basigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Niyo mpamvu tutagomba kugenda nk'uko abisi bagenda, kureba nk'uko abisi bareba, guhangayikishwa n'ibintu bihangayikisha abisi, kubera yuko umwuka wera uturimo arusha imbaraga uri mu bisi. Doris, murakoze cyane. Murabona ko rero ni umuriro narindi gutekereza, ni urubyiruko, abasore bangana gutya, murabona ko nta kintu babaye, nyamara isi itubwira ibitandukanye. Bakubwira uburyo ki bitashoboka ko utabaho utari mu biyobyabwenge cyangwa se utari kwitwara nk'uko bitwara. Ndashaka dusome ijambo riri mu Baroma
ibice 12 umurongo wa 1 n'uwa 2 aravuga ngo nuko bene data ngo ndabinginga ngo kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwe n'Imana ngo ariko kwikorera kwanyu gukwiriye ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya ngo kugira ngo umenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Iki gihe Paulo yarari yatangiye igitabo cy'Abaroma avuga ibice 11 byose bibanza abari kwerekana ibintu Kristo yakoze. Babivuzeho bagenzi banjye cyane, Kristo yatuhinduye abana b'Imana, twabaye abana b'Imana, ntago tugicirwaho urubanza, twahawe ijuru, dufite access ku Mana, ndetse Imana idusezeranya ko izabana natwe muri iyo miraba yose. Niki noneho yose amen muri Kristo. Noneho mu gice rero cya 12 Paulo aza atwereka nka response cyangwa uburyo twa reactinga kuri iyo Mana yatugiriye ibi byose. Babanza kutwereka iby'Imana yadukoreye, hanyuma bakaza batwereka ngo noneho ubwo Imana yadukoreye ibi, ubwo yapfuye ku bwacu, ubwo yaguhaye ibi byose, utekereze nawe ibintu bitandukanye Imana yagukoreye, ngo ikigukwiriye, ngo aragushishikariza, arakwinginga ngo utange umubiri wawe nk'igitambo kizima. Amen. Noneho bavuze ngo igitambo kizima, narindi gutekereza kuri iri jambo, ndavuga kera batambaga ibitambo bipfuye, ubwo nta yindi shwa kiragenda cyapfuye bakirambika aho ku muriro, nikirangiza nyine bagitwike. Ariko itambo bizima nubanga igitambo kizima gishobora no kugira tendency yo kuva ku gicaniro, sibyo kishaka kuva ku gicaniro. Ariko ushobora kuvuga ngo Kristo yarambambe, Kristo yatanze ubuzima bwanjye, nzaguma ku gicaniro. Kandi nimba ukeneye ko umuriro w'Imana umanuka, umuriro ukeneye igicaniro, presence y'Imana ikeneye ikintu iza gutwikira. Noneho rero ikintu nashaka gusorezaho, ijambo ry'Imana ryatubwiye iyo dusomye ino 30 yonyine, nubwo muri ibice 5 byose Paulo atwereka uburyo tugomba kureactinga. Aratubwira ngo dutange imibiri yacu. Imana tubona ko yagiye ikenera imibiri y'abantu kugira ngo igere ku bandi. Nk'urugero, Paulo yafashe inzira aragenda abwiriza amahanga. Twebwe abantu bataraba muri Israel tumenya agakiza Imana ikoresheje Paulo. Yesu yari akeneye inda avukiramo, Imana yari ikeneye umubiri ikoresha kugira ngo Yesu aze kuzima. Rero nawe watanga umubiri wawe, akanwa kawe kakavuga ubutumwa bwiza, umubiri wawe utanga ukaba igitambo, Imana ikagikoresha. Ndetse ikindi yavuze ngo duhinduke, ngo nitwishushanye ngo n'abiki gihe. Hariho ibintu byinshi gisimenti, hariho ibintu byinshi na bya bindi wese yavuze, hariho ibintu byinshi cyane biri kuza bishaka kudutwara. Ifi ipfuye niyo ijyana na direction amazi agiyemo, ariko ifi nzima ihitamo icyerekezo cyo kugenda. Ucuzinge nimba upfuye cyangwa se uri muzima, sibyo? Ni iki kintu cyatuma nawe ndikeza, ni iki kintu cyatuma imitima yacu cyangwa imitekerezo byacu bihinduka? Nukuzira ijambo ry'Imana. Waryoza urutarisomye, ntago ibitekerezo byawe byahinduka utarize. Rero aha muri Doxa Youth Fellowship tuzigiramo ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana apana uko abantu baryenterpreta bipfuye cyangwa bijyanye n'amarangamutima, ahubwo ukuri kw'ijambo ry'Imana niko kuzakubatura, niko kuzatuma utishushanya nabo. Amen. Kristo niwe cyitegererezo cyacu. Amen. Mwabibonye natwe turi urubyiruko, nimba ari ayo maraso excuse yose watanga umuntu yayitanga, ariko Kristo yaradupfiriye ngo natwe ikidukwiriye natwe tubikoze byanakunda cyane, sibyo? cyane sibyo? Ariko kubwo kurealizing igikorwa Kristo yadukoreye, yaradupfiriye, yatanze ubugingo, ubuzima bwiwe arapfa kugira ngo twebwe tubone ubugingo. None se wowe niki wamwitura? Amen. Tukiri aho ngaho hari ijambo ryanditse muri Yohana 10:17 rivuga ngo igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Ako ngako ariko baratu nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Rihura n'irindi jambo Yesu yavuze ngo utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabukiza, ngo ariko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura. Bishatse kuvuga iki? Nudaha Yesu ibyawe byose uzabitakaza byose, nta kimwe kivuye. Ariko nubimuha byose uzabicungura byose. No kuvuga aka kantu kanyibukije, hari abantu bajyaga batubwira, kandi kera ukumva ni ibintu byiza, ukumva ngo hari ibihugu bimwe ngo niyo umuntu atari umukristo washira ituro ryo muri envelope bakarigwa ngo ugende uri mutangire kwa pasteur. No kuvuga abantu bakirengagiza ko Imana yavuze ngo
ntuzi yuko nishimira imitima imenetse kuruta ibitambo. Hari abantu bibwira ko ibitambo batamba mu rusengero cyangwa se amatungo batamba mu rusengero ariyo azabarengera imbere y'Imana, ariko Imana ntikeneye amaturo yawe, ntikeneye ibitambo byawe kuruta uko ikeneye umutima wawe. Icyo ikeneye cya mbere ni umutima wawe. Ni icy'ingenzi. Imana ntabwo yapfiriye financial freedom yawe, ntabwo Kristo yavuje kugira ngo acungura ubwo bukire bwawe, acungura ibyo bitambo byawe. Yaje kugira ngo abe ari we wacungura, acungura umutima wawe. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo turi insengero z'umwuka wera uri muri twebwe. Wibaze ni iki kintu kijya kibera mu rusengero rw'Imana? Haberamo operasiyo zose z'ubumana. None ni iki kintu uri gushora mu mubiri wawe? Ni ibiki biri kuhakorerwa? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo turi abatambyi muri iki gihe, turi abatambyi, mbese nimba turi abatambyi ba kera bakaba baratambaga ibitambo, ubu ngubu wacuzinga nk'umwe mu batambyi b'Imana ko watamba umubiri wawe ukaba urusengero rw'Imana, Imana ikaza kugukoreshamo igera ku bandi. Amen. Ibyo rero nta kindi kizabigushoboza keretse kuza ukiga ijambo ry'Imana ukaryuzura, hanyuma ukabona ibyo ugenda ubwira abandi, ugasenga. Abantu dukeneye fellowship n'Imana. Ntabwo nari ndi gutekereza iyo story y'akanyarira Deni yatubwiye, iyo uriya muntu yari azi ijambo ry'Imana ntabwo yari kuba ari kuza umuntu aramugaye ari guterera kari agasozi, nanjye naragatereye akamara iminsi 3 hanyuma n'umuntu ari kumubwira ubuyobe. Iyo aba twuzuye ijambo ry'Imana, ndetse nta nubwo twaba dufite uburakari ngo amadini ngo amatorero, keretse nimba warahamagawe na pasiteri. Ariko Kristo nimba umuzi, nimba uzi ijambo ry'Imana, ubuze ukuri, ntabwo ujyanwa n'ibibonetse byose, ntabwo ujyana na flow, ntujyanwa n'ibigezweho, ntabwo ujyanwa ngo noneho ngo ubu dusigaye wenda twizerera simbizi. Hariho filozofi nyinshi nashaka gukoraho, tuzakoraho muri iyo stock zindi zizaza. Gusa nimba uri muri Kristo Yesu, ngwino utanga umubiri wawe, ngwino ugira umutima mushya. Ntiwemere kujyana n'abiki gihe, ntiwemere kujyana n'ibije byose. Kristo wa kera ni uriho n'ubu ngubu, ntabwo ahinduka. Rero sinzi impamvu wowe lifestyle yawe igomba guhinduka. Binategereza ngo amasengesho y'undi bazandika ngo yambuza amasengesho ngo papa yansengeye na mama yansengeye. Hari abana b'abapasiteri bari jeni Isa azajya mu ijuru, we ajye muri Gehinomu. Kubera iki? Kubera yuko agakiza ni gatozi, kari personal. Ntago agakiza umuntu azakugirayo. Nta muntu uzagusengera, nta muntu uzakwihanira, nta muntu uzagusomera ijambo ry'Imana, nta muntu. Ibyo bindi byose ugomba kumenya ko ari uburyo Imana yashyizeho kugira ngo wewe nayo muganire, musabane, igukize ibyo bintu byose, ikubohore ubwo buretwa bwose bwa Satani urimo. Haleluya. Amen. Murakoze cyane. Twavuga byinshi, ariko n'impamvu muri kubona ko twuzuye ubutunzi bwinshi cyane. Rero niyo mpamvu tuzakomeza gukora ibiganiro byiza by'urubyiruko. Muri kubona ko hariho urubyiruko rufite ijambo ry'ukuri. Bimwe mu bintu binanije abajeni benshi ni ukugira n'inshuti mbi, ugasanga abantu batindana kenshi bamujyanye mu bintu bidafite umumaro, birangiye ahindutse. Kimwe mu nyungu uzakura muri Doxa Youth Fellowship tugutumiramo izajya iba ku wa gatandatu, ni uko uzahakura connection y'abantu bazima bari successful mu buzima busanzwe, ndetse banafite Imana. Amen. Bari kuberaho Imana, ugahura n'abantu bafite ibitekerezo bizima. Ibi byose nawe waba umuriro nk'aba bantu. Amen. Ndetse ukanarushaho. Rero ni karibu, ikaze, uzajya ukomeza ukurikirana ibiganiro byacu, kandi ntuzabure ku wa gatandatu urarika abantu benshi. Njya nkunda kwivuga inkuru nziza iyo yumvise ikintu cya mbere ukora uyibwira inshuti zawe, uyibwira umuryango wawe. None nimba uri kumva ko ku wa gatandatu hari ahantu abantu bagakirira iyi si ifite ibintu byinshi biremereye, ariko twebwe babivuze ngo uri muri twebwe ngo yanesheje abisi, sibyo? Ntabwo dukwiye guhangayika. Rero ushaka guhitamo gutinda wiyuzuza izo information ziteye ubwoba zibiri kuza, ngo none hazaza ibyorezo birushaho ibya corona, ngo haje iki, intambara, ibintu byinshi. Ushaka guhitamo gutinda wumva ayo makuru isi iri gutanga abishye, cyangwa se ukaza ugahitamo kwiyuzuza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi, ngo niko n'umuntu atyaza mugenzi we. Rero ngwino uhure n'abandi bamenye Kristo mutyazanye. Amen.
ni karibu kwa gatandatu urarike na bene so n'abandi bose n'abandi batarakizwa. Turashaka abantu benshi bamenye Kristo nkuko aricyo yaduhamagariye. Ciao, mwakoze cyane. Ciao.